Hey guys, hello friends, welcome back to Rwanda for English. Turabasuje cyane. This is Techie Basics. Ni igice cyacu tureba ibintu bitandukanye bijyanye n'ikoranabuhanga na technology nkuko mumaze kwimenyera. Dufite uyu munsi WhatsApp tricks, hacks ndetse n'ibindi bitandukanye, inama ndetse n'udushya ugomba kumenya kuri WhatsApp. Tugiye kureba live kuri Rwanda for English. Stay tuned. Let's get started soon. Then I know you're gonna need this and it is useful. Tugiye kureba rero ibintu bigiye bitandukanye, uburyo ushobora gukora group yawe, settings zitandukanye z'ingenzi kuri WhatsApp, customization. Yes, turashaka ko nawe ukoresha WhatsApp like a pro. Ukoresha WhatsApp professionally. Yes. I know you are ready now, we can get started. Turatangire kuri group. Yes, urakanda kuri buto ya message. Urayibona hariya ifungura WhatsApp yawe. Hanyuma urakanda kuri new group. Katikandeho. Yes, new group baragusaba ko add participants cyangwa se adding abantu ushaka gushyiramo. Ndachuzinga abo ushaka gushyiramo. Yes, hanyuma uremeza bagusabe run English inge niyo subject title yanjye. Bagusaba nyine subject cyangwa se title ya group, uraza kwita yes uyemeza, ngira ngo uraza kubibona. Hanyuma nukanda kuri V, already group yamaze kuba created. Ubwo igisigaye no editinga information, amakuru atandukanye, harimo profile picture, description cyangwa se igisobanuro cya group ndetse na yes, reka duhere kuri add participants. Ushobora gukenera kwa gushyiramo abandi bantu utashyizemo, cyangwa se wenda igihe baje na nyuma no kunyura kuri group information, hanyuma ukajya kuri add participants. Hano wenda reka nadingemo someone, kanadingemo umuntu hano wenda, for example this one BTC buyer, for example. Ndamukirika hanyuma you click send. Yes, urakirika nyine wemeze. Okay, urabona ko yamaze kugeramo. So next reka turebe, urabona ko bahita bagwa notification muri group nka message bahita bayiguha. Ushobora gutangira noneho kwa chattinga na group yawe, ngira ngo urabona ko byoroshye cyane kabisa. Of course group already created, igisigaye you can start chatting. So reka noneho turebe muri profile picture cyangwa se group picture. Turajya muri gallery, ugikanda kuri yes description, kandi dukoresha no photo yacu dufite muri gallery. Yes, baraza kuguha i option, then urabona yes no click aho uraza kubona ko photo already iraza kuba yagezeho kabisa as profile picture ya group yawe. Okay, yes, some settings on your group. Reka dushyiraho noneho description, igisobanuro iyo group yawe igamije gukora iki. Ni ibintu byoroshye cyane. Let's say type welcome all, for example. So you need to adjust or edit your admins and some settings. Yes, it is easy to do it. Ni ibintu byoroshye cyane kubikora kabisa. Just of course urabona you click on group settings. Ni bande ba admins. Ubusanzwe ifunguye group ni wowe admin cyangwa se umuyobozi, ariko ushobora kubahindura ugagira benshi. Hanyuma ni bande bashobora kohereza ama message abantu bose cyangwa se ukagira all admins. Urabona option hariya kuri who can send messages only admins, cyangwa se reka tugire twebwe wenda all participants, abantu bose twemerere kohereza messages muri group yacu. Yes, option zose zirakunda ari on admins. Ngira ngo ni hariya muri group information, ni group information iyo ushaka kugira ngo hatazagira abantu bazajya bohereza ibintu wenda udashaka. It's just an example, you can do that. Yes, it is easy step to do
to customize your WhatsApp group just in some minutes. Recommend description twadingo emoji like this emoji just kuri group description n'ibintu bisanzwe. Notifications zose tuzibona ibyo wakoze byose. Yes, you can type like how's everybody, like everybody for example. Just something new. Reka turebe n'uburyo ushobora gutaginga umuntu. Turakoresha @symbol arrobas gutaginga umuntu muri group WhatsApp birashoboka. Urakanda arrobas hanyuma baraguha abantu bari muri group uraza guhita umukanda arrobas cyangwa se @symbol muri group WhatsApp birashoboka. Yes, nkuko tubikora n'ahandi hatandukanye, but dot ntabwo wataginga umuntu udashyizeho @symbol cyangwa se arrobas, ntabwo bikunda. So reka turebe no wallpaper kuri chats. Yes, urabona turiya tubuto dutatu turi muri chat, hanyuma urakandaho urajya kuri wallpaper, barahita baguha nyine this one, barahita baguha choice, baraziguha nyinshi cyane. Set wallpaper, set for this chat only cyangwa se all chats zose za WhatsApp. Reka wenda ducuzinge for example, urabona ko already wallpaper yamaze kugeramo kabisa, customized. Bashobora no kugwana no bagushyiramo ifoto ufite muri telefone yawe, muri device yawe. For example, ushobora gucuzinga this one. Okay, urabona ko wahita ukanda set wallpaper igahita ijyamo, ariko already yo namaze gushyiramo ndayishimiye. Reka wenda nyereke. This is how you can customize your wallpaper for your WhatsApp chats. So reka tugende noneho muri settings ukanda kuri buto eshatu bikimara nyine kuba uri muri official page ya WhatsApp. Twagiye kuri chats, turashaka guhindura theme ushaka kuyigira dark cyangwa se ukayigira light. Urabona ko already kanda kuri dark ritiba umukara dark. Yes, urabona chats zose zahise zijya muri black. So reka wenda kugira ngo dukomeze, reka ngaruze muri light, ariko biterwa na choice. Reka ngaruze muri light kugira ngo dukomeze na settings zindi, hacks na tips. Yes, ni settings nk'ibisanzwe. Hanyuma reka dukoresheje light ijya kuri accounts, ijya kuri privacy. Ushobora guhindura ukurebera igihe wavuze kuri WhatsApp cyangwa se wagiyeho bwa nyuma, last scene, cyangwa se ushobora guhindura umuntu abantu bemerewe kukurebera ifoto. Abo ushaka ko bakurebera ifoto yo kuri WhatsApp ni bande bashaka kureba stat yawe, abantu bawe, my contacts, cyangwa se ugahitamo abo ushaka kujya uyiheza gusa ukajya yes on share with ukaba selectinga. Yes, if you click that button, na button yo hejuru uraba selectinga bose. Yeah, hanyuma kuri group niyo hack ikomeye cyane. ushaka kureba group ugasanga uri nko mu magroup utazi, hariya hari uburyo ushaka kuvugurura WhatsApp yawe buryo nta mushaka kwadinga muri group yiwe yakoze utanashaka. Just ni settings privacy, setting account privacy, hanyuma group ngira ngo waza kubibona. Yes, uraza guhitamo abantu ushaka bazajya hariya. Baragusaba abo udashaka exclude them, ushaka kuba choosing kuriya, ariko no klika kuri iriya buto yo hejuru bose abo ufite contacts zawe urababuza kujya bakwadinga muri WhatsApp. Yes, you click then update. Already all excluded, bose bahita babuzwa kujya bakwadinga muri WhatsApp group. Just so coming back to our chat. Yes, nari ushobora kunyura muri settings hejuru ukaba wakeditinga wallpaper, baraguha option ya change. Already ntabwo dushaka kuyihindura. So let's back to our group. Reka tugere kuri our group. Already in English already yamaze kuba customized. So we wanna type some messages, ariko reka tubanze turebe uburyo ushobora kuri code. Yes, gukora video call muri group ni ibintu byoroshye cyane kabisa. Button hariya ya buto ya video urayikandaho, hanyuma ugahamagara aba group members bawe kuri video call. Ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma na audio call ngira ngo urayibone na buto yo guhamagara. Yes, buri wese ahita abona notification ko hani urimo kubahamagara, bakaba bakwitaba mugakora audio cyangwa se video call. Yes, reka turebe none kitwa recording.
recording nkuko musanzwe muzi ni ugukanda kuri buto ya record ugakomezaho then ukarecordinga then ugasendinga. Next ushobora gufata kuri gukomeza wangiza ugakora ugakora swipe left. Abantu bose ntabwo bakora kino kintu. Iyo ubonye audio ipfuye ushobora gukora swipe left kuri cancel ukayisiba. Ako noneho ushobora no gukandaho ugakomezaho wangiza ukazamura urutoki ukarurekura ugahita urekura. Icyo gihe recording. Yes, you record like that. Yes, hold on, then uzamura urutoki recording nurangiza ukande send igende, cyangwa se ukande cancel uyisubize inyuma niba udashaka kuyisendinga cyangwa se yapfuye, bibaho. So yirangije kuri codinga cyase urasendinga, ushaka kuba ucuzinga wenda kuyisiba for everyone cyangwa se for me. Niba wenda bonye itari nziza ariko bisaba kuba nta muntu urayibona. Of course, thank you so much for being the first wonderful English. We love you so much. Like, comment and subscribe. See you soon on next video.